runamaze arandangije yamurashe umutwe arandangije. Nitwa Dusabe Maria Immaculée. Natangiye gukina igisoro mfite nk'imyaka 5 cyangwa 6. Tuba ahantu bita ku Runingo muri Kongo, twahunze 5 n'9. Ubwo rero nkajya negera abapapa aho bakina, tugakina. Papa yaba abandi basaza bataraza akampamagara ati ngwino twikinira igisoro. Nyine ariko ndi umwana muto. Nkomeza rero mbimenya gutyo, nkamenya imivuno. Bukeye tuzi n'9-4 tugeze ino ntabwo nakomeje gukina igisoro, ariko nubwo nashyingiwe sinakomeje gukina igisoro, sinigeze mbisubira. Hamwe rero bukeye umutware wanjye ararwara, ntiyabakiruka mu bintu byo gushaka amafaranga, arwara diyabete. Akaba rero yaba yicaye ageze ubuto bwo kuryama akambwa ati ngwino gukina igisoro. Nkiyangira singenda, ati ngwino ndakugurira ariko twikinire. Nkagenda tugakina, none nagira Imana nkabona abandi baraje bagakina. Nuko rero abo bagabo bandi baba baje gukina nabo nkaba mbicaye iruhande, kurabona ko igisoro ari icyacu. Nkaba mbicaye iruhande, nuko nkabona aho umuntu atsindirwa, nkabona ko ubonye kuriya dukinnye mu bwe ntahise asinda kubera ko muhaye inka ikaba kiragika, uko ukaba ubibona. Nuko nguko nabimenye, nta kundi, nta yandi mashuri nagiye kwigamo y'igisoro. Nkiri umwana dukina aho ngaho na papa, nta bakobwa cyangwa abagore bakinaga igisoro, babaga bagiye mu mirimo yabo. Nuko jyewe narakana kabegera, nuko bagakina nanjye ndeba. Papa akambwira ati ngwino dukine. None bukeye n'umugabo wanjye akiguza akizanye hariya, nuko n'abana bose bo mu rugo barabimenya, baragikina kubera ko babibona abantu bose babikina. Ariko ubundi igisoro ni cyiza. Igisoro nta bintu bibi bibamwo, nta magambo mabi. Usanga ari ikintu cy'ikiganiro cy'urwenya, kandi kikamara ubute nk'abasaza, abakecuru nk'uko nguko. Igisoro nta rindi ribi ryacyo. Kuko iyo twicaye hariya ku isoko, abantu bariho bakina, ni ahantu nacururizaga. Buri muntu wese arakina. Gukina igisoro ntabwo bivuga ngo umuntu yagufata ngo ni ubucegabo cyangwa n'iki. Kuko ni umukino ukina utuje, ni umukino utabamo amagambo mabi, ni umukino mwiza. Gutekereza bisaba kureba ukavuga uti ninkina aha araca andase. Bisaba gutekereza. Ashobora kugikina yarabimenyereye rwose, yakina akagutsinda. Apfa kuba yarabimenyereye, byaragiye mu maraso ye. Benshi barakizi. N'ubu umuhungu wanjye nawe aragitunga mu nzu, nawe arakigira. Nuko nyine atabona umwanya wo kugikina, ariko ubundi arakigira. Iyo ari nko muri konje adakora, arakigira, arabuguza n'abandi. Kandi ko umutware wanjye yapfuye azize urupfu rutunguranye, kandi ari umuntu twabanye neza, numvaga ntazasubira no kukirebamo. Numvaga ntabisubira, numvaga ntasubira no kukirebamo. Sinzi ukuntu bagiye muri njyanama. Ubwo hari abantu b'abasaza nyine barimo muri njyanama. Noneho ngo bagiyeyo, umuntu umwe aravuga ati ariko buriya Mama Chantal azi gukina igisoro. Banyita Mama Chantal.
mama Chantal azi gukina igisoro, mbambajije nti reka ntabyo nzi, ndabagora mu by'ukuri, ndabagora mbanza kubyanga, ariko bigeze aho ndemera nanga gusuzugura, ndemera ntabwo ndakubwira ngo uriya mutware wanjye amaze imyaka 5 yarapfuye, sinari nasubira kugikina, nagikinnye ejo bundi, barakomeje baranyinginga ndababwira ni ukuri simbiheruka, barambwira ndavuga nti nasuzugura abantu b'abayobozi koko, ndagenda ariko nagiye ntiyizeye mu by'ukuri, ndagenda ngiye mbona ndakennye ndatsinze, ubwo mpita nkomeza ndongera ndakina hose, mbese umenya ari nk'umubyeyi Bikira Mariya twagendanaga, kuko nagendaga hagira untsinda, mbona nisanze ku rwego rw'igihugu, kuntuza ku rwego rw'igihugu, kuko ku rwego rw'igihugu naratsinze bwa mbere, barongera babaga batonze umurongo gutya, mugatsinda bakajonjora babandi bakinze, mukongera mugakina, mukagira inshuro 4 kugira ngo havemo uwa mbere, ariko mbona ko ari nk'Imana twari turi kumwe, kuko abatsindwaga bahitaga basigaraho, ariko jyewe narakomeje. Ubwo rero byose mbona ko ari nk'Imana twari turi kumwe, simbona ko ari ubuhanga bwanjye narushije abandi. Yewe babyakiriye neza, barishimye rwose, kuko uburyo bashaka kundeba nk'umugeni, niwe muba muri kumwe mu nzu, ariko ukavuga uti nasohoke murebe, kandi wari usanzwe umuzi. N'abana barishima, bwarakeye nyine ndabyuka njya mu misa, nuko nyine bakajya bambona nyine bakavuza amaruru, nuko Misiragara. oya ntabwo yahagarara, nta kijya gihagarika misa. Umwaka utaha ndababwira muze nabo nigisha, umwaka utaha muzabona ntaba nashaje, muze mbahugure mwe mukiri bato, mbahugure no kugenda mu modoka kugera i Huye, ngera aha nkaremba, narwaye umugongo, ubu ngubu ndwara umugongo. Nungukiyemo inshuti, nungukiramo abantu, nk'uwo mukobwa twakinanaga wo mu Bugesera, yababwiraga ati uyu ni mama, naho tugiye kurara tugenda arana na mama, abantu bose bakaba bazi ko ari umukobwa wanjye dukinana, kandi twabonaniye. Intego ugiye mbona babishoboye, bagashaka nk'uko badutera inkunga, tugashaka, kubera ko urabona ko ari umukino bashaka, tugahugura nk'abakiri batoya, twebwe ubu turiho turarenga, turiho turabyina tuvamo, tukabahugura, kandi ntibatinda kubimenya, abantu bakiri bato bafungutse.